ngukunda birenze kandi ngushaka bikaze numva napfa kubwawe imitoma ngutera naya magambo nkubwira ntabwo ari papa ntabwo ari mama imbimwe yitwa amashitani umwuka undi oxygen ni cyo kimenyetso cyayo bayandika bate bayandika bate kubyandika ngiye kwandika oxygen mu mpine impamvu nabikunda nakuze numva mbikunda n'abantu babimbwira ngo wajyayo ariko ntabwo nyibikunda bitewe na bino bintu ndi kumva biri kuba nyine bya Prince Kids yego abakobwa benshi nyine bajyayo kandi beza pe ariko ntabwo nibwira impamvu nyine narayibazaga impamvu badatsinda ngo bakomeze bajye imbere ya ariko naje kuyimenya nyine tu usanze ari ubwo njye uko mbyumva nkurikije n'ibivugo naje gusanga nyine ari n'isano nakarasira niba biba niba hari ukunda bimubwire none niba hari uwakubabaje nkubabarire none kuko ejo burya tabaho twongeye kuramutsa inshuti bakunzi ba IRC Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo n'abari mu mujyi wa Kigali abarundi wabo wagateka Free Chelsea murajejwe cyane muri minsi ndi kubakunda dushaka kuzazana y'inka baseho nabanyabo mutuririza muri Uganda side zona tubaramusamuri nakatona munazaresi amen. Watu mnadusikiliza muko Kenya, Tanzania, ne Kongo. Tunawasalimia. Ndamwe n'umukobwa ariko wifunze bya hatari. Muraho. Neza. Makuru. Makuru ni meza. Esashimwe. Ayimbaza. Maranata. Namese naza. Namese naza. Maranata. Kizeza kuzwe. Teka ryose. Yesu rabizi. Yego. Yesu rabizi. Ndabizi. Kwishuri. Kwishuri? Usengera mu baki? Umukatolike. Umukatolike? Yego. Ugiye gutanya tubwira amazina yawe kugira ngo abantu bari kuri kamera za IRC Rwanda TV n'abari kuri kamera zabo babashe kukumenya. Niko oxygen. Oxygen. Yego. Amazina yawe? Ayababyeyi nitwa Irumva Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Mama kwise ni papa kwise? Bose. Yego. Ninda kwise izina muri ayo yombi. Akakwati ukabuzi ko wiswe na papa cyangwa mama ninde mu babyeyi babiri? Ubonye sirihe? Yombi. Umwe yanyise rimwe undi anyita irindi. Yego. Urabizi? Yego. Oxygen ryaje rite? Oxygen ni umuntu warenyese. Yego. Ni umushuti wanjye. Owe yari inshuti yanjye. Yari inshuti yanjye. Kigaragaza ko kirero ugiye kumwihakana. Yari inshuti yanjye tu. Yego. Kuki wahisemo gukoresha oxygen nk'izina ry'ubuhanzi kandi wararyiswe n'undi muntu? Yararinyise ndarikunda abantu benshi niryo bari bazi. Ndavuga narikomeza tu nta kibazo. Tugaruke kuri Jeanne d'Arc kuko ubu ni mu ntoki. Oxygen ndaza kurikoresha nyuma cyane. Jeanne d'Arc ni mu ntoki.
umukobwa w'imyaka 21 nkaba ndi umuhanzi ndacyazamuka. Yego uzamuka ku biti azikunze ntabwo namenyekana ndacyazamuka nyine abantu bamenye. indirimbo zingahe hanze? Mfite indirimbo imwe yitwa amashitani. Amashitani kubera icyo wahisemo kwita amashitani? Impamvu bitewe n'ibyanditsemo ibirimo nyine uyumvishe wakumva impamvu nayise amashitani. Ugerageje nyine ibirimo abantu bakundana nyine ibintu by'inkondo. Inkondo abantu bakundana ikintu gituma batana nyine naje gusanga ari amashitani. Mpitamo kuba navuga ko ari amashitani. Yego. Utandukana n'abantu bangahe? Dutandukana gute? Mu rukundo? Amashitani yabateye. Nibyo. Yego. Twigarukire kuri Jeanne d'Arc. Ubundi umuntu agiye kumenya ngo Jeanne d'Arc ni umuntu ukora tuye urumuhanzi. Reka turase ku buhanzi gatoya dukubitira akantu gatoya k'imirongo ku ndirimbo yawe ya mbere. Okay. Ngukunda birenze kandi ngushaka bikaze numva napfa kukawe imitoma ngutera naya magambo nkubwira ahamanye n'umutima wanjye wikumbi bikambo ishama kutazumva urugambo hato batakuntwara kandi mfite umutima ugukunda. Baby uri humble, you're beautiful, no one like you. Baby, you know, I'm in love because of you. Baby, uri humble, you're beautiful, no one like you. Baby, you know, I'm in love because of you. Yeah. I guess ndakwandikira indirimbo. Njyewe. Nta muntu wagukosoreye? Hari wamfashije. Yego. Yitwa Speed Boy. Speed Boy. Umuntu yari izina ry'ubuhanzi. Nawe ni umuhanzi. Ari imbiziye? Nawe ni R&B. Hari n'imbere yuzuye? Ntabwo nzizi neza ariko zirahari. Ariko sinikurayizi. Sinikurayizi. Ndayumva. Inyuma yawe hari barara. Rekana n'amarara. Mabe. Akatwerekere tuzamuka na good base. Twaye. Inyuma nawe nyine. Dufatanye. Arapamo. Sinika. Sunika push baby. Mu gitaramo cyo warurimo? Yego narindimo. Ari mu bantu weretse gutegura concert nziza ari Musanze, tunamushimire cyane. Ari mu bahanzi bake ya nyuma ya covid bakoze akantu kagatendo mu karere ka Musanze. Wara performance se? Oya. Bamukora miki? Ya nyine igihe cyabaye gitoya nenda performing ariko ntabwo na performance. Yego. Performing utarashira indirimbo hanze ni imwe. Yego. Ugari wimbiye. Nari buyiririmbe tu itarajya hanze. Yego. Iyi zina amashitani ninde wari guhitiremo? Ni njyewe. Kanyita amashitani. Yego. Ukoze indirimbo ya mbere igeze hanze, ese societe nyarwanda ikwakiriye ute? Uko wabonye societe nyarwanda, uko wabonye abafana bawe, abakunzi bawe ku ndirimbo yawe ya mbere, wonye barakwakiriye bate? Banyakiriye neza. Nkurikije na feedback nyine tu. Nabonye barakiriye neza. Yego. Ni indirimbo imaze kuya views hafi 240 kandi iri audio, kuri ko hisemo gushira hanze audio ntukore na video.
ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gukora video. Yego. Nakwibaza ngo mbese kubwira ko wabonye bwa audio wabyibaza nyine ariko audio nta nihuriye na video. Video ibihenze cyane. Ku myaka 21 amafaranga yo kujya muri studio wayakuye ngo yawe na papa ni mama byagenze bite? Oya ntabwo ari papa nta nubwo ari mama. Ni inshuti wanjye wayamaye. Yabonye mfite impano yo kuririmba aravuga ati ese wazagiye muri studio. Ndavuga ntabwo byashoboka nyine mubwira impamvu. Ndavuga tuzagende audio ndayikwemereye. Yanjyeho gutyo. Ubundi wagigaruka ngo ni mushuti wanjye. Iyo uvuze ubushuti hari benshi bazita basobanukirwa. Inshuti zitandukanye. Inshuti ziba zitandukanye ariko ni inshuti yanjye amba hafi cyane. Yego. Amba hafi nyine to akenshi. Igor. Inshuti yanjye nyine to. Oxygene akayaga. Oxygene bivuze? Umwuka. Undi oxygene ni cyo kimenyetso cyayo bayandika bate? Bayandika bate? Kubyandika. Ngiye kwandika oxygene. Mu mpine. Je ubuje wambaza ukubuje bari mpamagara bashaka kurihira. Oya, ugiye kubyandika. Nakavuga ngo we kwandika oxygene birambuye. Andika oxygene mu mpine. Oxygene mu mpine. Tubari tugiye kwandika amazi. Amazi ni H kabiri na 0 na O. Oxygene turandika gute? Ni O. Ni O. Igor. Njandike se? Oya. Udashoboye kuvuga ko wabishobora kubyandika. Udashoboye kubivuga? O natwe. O natwe. Ni O natwe. Hagati nagushimire wambaye neza byabasani. Murakoze cyane. Ukunda uwe muhanzi mu Rwanda? Ari ni sana. Na Karasira ni babiri. Ukunda iki ari ne sana? Impamvu nkunda uburyo aririmba. Nkunda nyine igihe mbona ibintu byose akora mbikunze tu. Hari indirimbo yozi? Turirimbe twagiye. Kandirimbo gatoya. Niba harukunda bimubwire none. Niba haruwakubabaje mubabarire none. Kuko ejo burya hatabaho, kuko ejo hatajyatera. None niho musi ufite gusa. Murakoze. Mudusange kuri Ripia Restaurant iherereye mu mujyi rwagati hafi na ADPR Muhoza. Ubundi urye neza, ubeho neza, buri kimwe cyose kigende neza. Dusange kuri Susa Garden ufite umufiance wawe, mukobwa mwiza ushaka gusohokana na wari wese. Musokere kuri Susa Garden iherereye mu Kizungu hepfo gatoya uramanuka tu werekeza mu muhanda w'amapave. Ubundi hari utwapa tugenda tukuyobora ariko dufite amashambure meza yamaze kuzura. Urugano Virunga Palace mwaderukaga turi mu Kizungu ariko twarimutse twimukiye ku muhanda ugana Nyakinama. Wawerekeza ahantu bita muri Vunga ni hafi naho bita ku Kabaya. Urugano Virunga Palace nimero ndaza kuzishyira hasi kugira ngo muze gukomeza kugenda mubana nabo. Dusuye kuri company yitwa Lawiko Land Water Intervention Limited. Ubundi umenye service dutanga zitandukanye harimo iby'ubuhinzi n'ubworozi. Ndacyari kumwe n'umukobwa mwiza. Tunamwe kuko dusobanuye iki? Ni imitako.
ukunda kwirimbisha yego ariko ufite ubwoba watinye kamera iyo watinye bayikore tuganire kamera nayo nayo oya nta kibazo ibintu uri ku musatsi wawe babyita ibintu uri ku musatsi wawe babyita n'ibisuko abakobwa barakwiye ko atari ibyo nibyo se yego katwigarukire ku mpano yawe ya muzika ni ikihe kintu cyagupushinze cyane kugira ngo wisange muri muzika unayijyemo umva urayikunze uyisaye ubuzima bwawe bwose ikintu cyagusunitse njye narayikunda kuva kera ntabyo kwanga ikintu cyampushinze nyine ni uko nyikunda tu yego umaze imyaka ingahe wumva uri muri muzika hari urwo Rwanda wajyamo cyane ukarwisanga imyaka maze imyaka myinshi nyine numva nyikunze ariko ntabwo maze imyaka myinshi nyinjiyemo yego hari ibintu bimaze iminsi biriho tugaruka inyuma gato nk'umuntu w'umukobwa usanga abakobwa benshi mu myaka yashize bafite intumbero wumva avuga ngo ngewe byanze bikunze nzajya mu irushanwa rya Miss Rwanda bigeze bitekerezaho ko wakwisanga mu irushanwa rya Miss Rwanda nabitekerejeho cyane yego nabitekerejeho ariko nyine ubu ntabwo nyibikunda kubera iki utakibikunda rero impamvu nabikunda nakuze numva mbikunda n'abantu babimbwira ngo wajyayo ariko ntabwo nyibikunda bitewe na bino bintu ndi kumva biri kuba nyine bya Prince Kids yego kwa umutima wamaze kuzinuka kwa Prince Kids yego muziki Prince Kids nta bintu byinshi muziho ahubwo impamvu ngiye ubu ngubu ntakibikunda naje gusanga ahubwo atari uko nyine kuba ngo n'ubwiza butuma bajya muri Miss Rwanda ngo batsinde abakobwa benshi nyine bajyayo kandi beza pe ariko ntabwo nibwira impamvu nyine narayibazaga impamvu badatsinda ngo bakomeze bajye imbere ariko naje kuyimenya nyine tu usanze ari ubwo ngewe uko mbyumva nkurikije n'ibivugo naje gusanga nyine nk'uwo utarakomezaga ubwo ibyo babaga bamusabye ntabwo yabaga yabyujuje bivuze ngo abajyamo benshi bagiye bitanga yego nuko baharitanze nyine bagakomeza ubona ari uburyo bukwiriye bw'umwari w'umunyarwanda yakoreshamo kugira ngo abashe kugera ku butsinzi bwe n'ubutore bwe cyambere kwirinda ruswa nyine gutanga ruswa nyine ugakoresha ubwenge bwawe uzi nyine n'ubwiza bwawe ariko pana kujya kubanza nk'ana ngo ni ukugurana undi se kubera iki mu Rwanda uwatanze ruswa n'uwayatse uwayihawe n'uwayisaye cyangwa se n'uwayitanze bose bahanwa kimwe kubera iki Prince Kids ari waba urwanwa wenyine kandi nawe abakobwa bakaye bahanwa ntabwo nzi impamvu nyine babikoze ntabwo nyizi urugendo rwa muzika utangiye narwo uzahuramo n'ibicantege byinshi hari ubwo biza gusa kuri studio hari ubwo biza gusa kurara utegereje ko ujya mu kazi kuko uri mu tubari mu mabare mu mahoteli n'ahantu hari ibitaramo bitandukanye narwo ni urugendo ruvamo ruswayigitsina ubu uzabyitwaramo gute ni ukubyirinda nyine ikidashobotse kubera uko meze nyine ntabwo najya ngo ngiye kugurana nyine ngiye nabyise kugurana oya ntabwo nabikora ufata ute abamisi bagiye begukana ikamba kaririya bitewe nantuze na ruswa batanze igitsina uburyo mbafata ntabwo mbashima ngenda bagaye ntabwo bari bizeye nyine babonaga hari ababarenzeho nyine
bakemera kujya kugurana. Uburyo nyine ntabwo nabikunze pe. Mba mbona ari ukwanduza intebe ya Miss Rwanda. N'ikamba ni ukurisebya. Ni ukurisebya cyane. Kuri wowe hamenyekanye abakobwa baryambaye muri ubwo buryo wabakorera iki? Kuri njye n'ibanga. Ntabwo bari bambura. Oya biterwa nyine n'ibanga ryanjye. Uramutse umenya abakobwa bambaye ikamba rya Miss Rwanda binyuze muri ubwo buryo wabakorera iki? Ntabwo nzi icyo nabakora, ntabwo nari nakimenya neza icyo nabakora, gusa ntabwo ngiye nabashimiye tu. Bamwe ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ngo Prince Kids yaryaga neza. Kuva ku mumisi ujya ku mumisi. Nibyo? Yo, wasanga ari byo. Urifashe. Nimba turamuzi. Ndamuzi. Hari terime igezweho umukobwa yatambuka ngo akanakandimbati. Wenda kone ari imyaka yawe uracyariwe. Ndacyari ndimbati. Wacyariwe. Ufata utumupapa umeze nka ndimbati. Ndamugaya cyane. Nyine ntabwo aba yiyubashye tu. Ntabwo ndamugaye. Alright, reka nkubaza akantu twana no ku musozo. Uta amafaranga kujya muri studio yawe n'inshuti yanjye. Ese papa na mama babwiye ko ugiye muri studio babyakiriye bate? Ntabo. Avuze? Navuze ngo ntabo. Ntabo. Yego. Ntababyeyi bombi ugira. Papa na mama. Yego.